ndashaka kubabwira the 5 mistakes ni ngo amakosa 5 ashobora gutuma udatera imbere kabone nubwo afite kiwango cyo gutekereza gusa uzagira ibyaho ubwo nuhura n'ufite matsiyere ebyiri zonyine gusa amazi n'ubutaka wongo yavuze ugira ngo nta na Yesu yigeze Imana irabo ifatiye kuki uretse gato tugizwe n'amatsiyere 3 ariko harimo abantu bagizwe n'ebyiri amazi n'ubutaka nta mwuka ufite uw'Imana udahari uw'Imana waragiye mbega nta bumana agira ariko afite oxygene yego uwo nguwo yakubeshya isi kugwa hejuru nta kuragira n'ikinyoma abana mu rusengero abanarimo ariko ashobora gutera ikorasi yanagutwi ugasanga byose ku munzani birari cyose akanwa gatukana kanaririmba yego twihute ageze ku witwa no buriya no mu butayu bakora no mu Edeni bakora icyaha burya ngo hari Imana yishe inyamaswa barambe ku rugo atarushisha yego yabaremye yishe inyamaswa sonora Kristo uzadupfira tujye kuri uwitwa mukozi w'Imana Mose ubwo yarabona igihuru kirimo gishya mu kuva aratinda burya abahanga basonora ko cyahiye iminsi 3 ntago cyahiye umunsi umwe ko burya abantu b'abanyabwenge ntago bapfa kubashitura uko ubonye hari abantu badahinda ubundi ariko yarahunze ajya kuragira inka nta diplome nta cyemezo arangije anarongora aho hatswe kwa Midian hariya kandi Midian n'ubundi n'abana bo kwa Abraham bavutse kwa Ketura yo namateka bere ntabwo shaka kuyajyamo noneho ngabona igihuru gishyara cyihorera birango yagiye ku munsi 3 bajya ku kireba Imana iti tukuramo inkweto hagaze nahera ntabwo yakururwaga na Karabaye yereka se umuntu wiza arakururwa se hari igihuru bidashya se ntagashongera ibihuru nta gihe bidashya hagiye abantu batavuga ariko ngo cyarashyaga ngo akabona ntigikongoka ariko ntabyite yakigira mu ntamaze ariko cyagihuru gishya n'igikongoke n'iki hageze Imana itikuramo aho hagaze nahera aho twasimbuka igiye kumwigisha ibitangaza amubwira ngo ufite iki mu ntoki samubwiye mu rugo sample aho ufite nyine icyo ufite icyo hafa ati ufite inkoni sawa irambike hasi ko agomba guhangana n'inzoka irambitse asimbuka inzoka Mose ati Karabaye ibirivuga ibintu bike yaragiye kwiruka ati fata umurizo yongera subira kuba inkoni ubwiza kuri yongera amubwira ngo shira ikiganza mu gituza cyawe ashyizemo ngo kiza cyabaye ibibembe iramubwira ngo subiza mu gituza cyawe ikiganza kiza ari kizima muri make kwandura no kwiyanduza ntibiba hanze biba muri twebwe yego rata mimisi wezi sinshoboye si ibyanjye nabikora gute ngiye gusebera imbere y'abantu kandi buriya buri gihe mubwire akanwa kacu gasa ntigakomandinga ubwonko ariko gasa nk'agategeka ubwonko mu buryo butandukanye ukivuga umwanya uti nge ndabona ntashoboye kera ubwonko butaba byakira hatsundo urashoboye nta gisubizo bwago oya kandi wamaze kuvuga yuko wamaze kwisuzugura muri wowe ufite imvugo mbi muri wowe ufite gahunda mbi muri wowe wumva ibintu byose bigukoraniyeho kabuti oya ubwonko butiwe ko wa mugani ntamba baryama ntabyo ushoboye ryama permisesha wayibona gute udatanze amafaranga bayatangaye ko ntawe cyo ushaka kujya amageragere akumvisha ko uzabona permis ko wayiguze kandi ntibikunda ese undi urashaka permis uzakora imodoka no Yesu akeneye sample icyaheraho reka buriya njyewe ndi gusenga mbwira Imana ngo Mana dore mfite diplome mfite na permis cira inzira undi akaza Mwami Yesu hindura byenda guhinduka ndemera ararema iki ufite iki urereka niki birasobanutse so rero kwisuzugura in yourself negative talks imbere yawe ukivuga nabi ubwonko bwawe buhita bukumvisha yuko uri imbwa yayindi ikeneye no kumoka genda kangurira umujene umubyeyi wese kivuga ngo ndashoboye genda Yesu turabashije unshoboza ndi iruhande
I will win this situation. nzabicamo, nzagitsinda, nzabicamo, nzabinyuramo. Iryo jambo kumva rirahari. Icya gatatu ngo tugire nicyo twita overthinking, gutekereza cyane birenze. Ntabwo amahirwe n'ibisubizo bizanwa no gutekereza cyane, bizanwa no gukora cyane. Hari umuntu utekereza akagira analyze, bayita mu cyongereza ngo ni analysis paralysis. Analysis paralysis. Uranaliza bikarenga. Nyine nuko analiza kwa paralyze. No muntu utekereza ibintu biri hejuru beyond, akavuga ati "Oya, ntabwo nakubaka inzu y'ibibere na salon, kandi go bushobozi reka ntegereza abe etage, reka mbanze ngire gutya." Agakora icyo twita nyine analysis paralysis, no agatekereza ibintu bidashoboka. Overthinking. Tekereza iby'ibijyanye n'ubushobozi bwawe, ariko bikore. Ubwato buto butuma wubaka ubwato bunini. Ugende gake gake ari kuri kuko uhera ku igare, ku gicugutu kimwe koze mu biti, ukagera ku igare, ukagera kuri moto, yenda ukazatinda kuri moto ugura nyinshi bitewe na business. Ibasha kugira moto 20 ivuye kuri imwe, wagura n'imodoka. Utigera mu modoka, ariko byose bitwara procedure. Gende abantu bafite nk'amaduka, ugasanga amazi imyaka 14 ari mu nzu atarayiva amagicuruza, ariko wareba urwego agezeho ugasanga consistency uhozaho. Consistency muri analysis paralysis ntacyo imara bica intege. Gutekereza gusa ugahora uri mu buriya mfite abagabo n'ibishuti zanjye n'abagore bahora mu mitekerezo ngo rero tube dutekereza icyo tuzakora se. Oya, ntabwo giye ngo no nkwereke icyo ndimo nkora ukigireho. Ntabyo mvi. Numva rero iyi over analysis paralysis ni ugutekereza gusa, nta bikorwa, nta gahunda, nta kingwa cyane cyo twita ikibazo cyane bakeneye ngo perfect time, igihe cyiza, akishyira muri comfort zone ngo hari igihe cyiza wapi, igihe cyiza. So iyo overthinking buri gihe ikora atavuga ngo wakiza kandi nta gihe cyiza kiba gihari. Yego. Icyakane duhorana, ariko icyagatatu cyo kimara gusenya abantu cyane. Yego. Icyakane ni kuogopa kushindwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries uyobewe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta kandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya ninjoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Usuze nkwifuriza kugira ibihe byiza aho dukurikiranye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Hano ni kumwe bw'abera ministries, amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye nitwa Jerry. Turabashimira cyane abakoze subscribe, abo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Dutangiye icyumweru cyacu nk'uko bisanzwe, Seeds of Joy barahari, ndetse n'ibya bikorwa by'urukundo byose turacyabikomeje. Mwibuke ko turi mu gihe nyine cyo gutangira umwaka wo gutanga mituwere de sante, cyangwa se ubwisungane mu kwivuza. Ntabwo ndi njyenyine rero nk'uko mubibona, musanzwe mubimenyereye. Ndi kumwe na Mushumba. Waramutse Mushumba? Naramutse amahoro, ndasuhuza abantu bose, ndabakunda cyane. N'urukundira nkundire mfatireho, hari abadusabye imipira ariko ntibatubwira adresse yabo. Ubundi bagumye batugiye mperereye aha, mbabwire ko t-shirt kabara akantu koreje ni 5,000 byanditsweho. Hanyuma na coste yo bitewe na size y'umuntu
ko tuzashyira nk'imiyaga n'ibihumbi hafi 10-15, ariko ushaka gutera inkunga yego waduha nayo ushaka yose. Icy'ingenzi ni ukutubwira ngo ndi hano kugira ngo tunatwayimuha muri Kuriye, niba ari uwo muri Kigali akayisanga ayashyizeho ibara kugira ngo uze kuba mu mucyo ugaragara. yego ni byiza. Tuzayibaha kandi koko narabibonye demande, aransabye 2, hari abansabye ingahe, ariko buriya nabagira inama kugira hari Lacoste y'amaboko maremare, hari Lacoste y'amaboko magufi, ariko ngiye du t-shirt ntabwo ntwemera, mbona ari utuntu duciriritse ukuntu. Biterwa n'icyo umuntu akunda, ariko akunda amaboko maremare. T-shirt bitandukanye na Lacoste. T-shirt burya kamwe gasanzwe kaba koroshye. Yego. Ariko yara Lacoste nk'izi nta kibazo. Hari akunda amaboko maremare, y'amaboko magufi, noneho umuntu yabitubwira n'amafaranga yabyo, no akaduha na adresse kugira ngo tukabyohereza ku modoka, n'ibintu byoroheje kubishyira muri tukabyohereza muri hanze, n'ibintu byatworohera. Turi tayari gufasha abantu wese ubikeneye, anaduhaye adresse. Yego ni byiza. Abajane baragushimiye ngo wongeye kubakangurira uburyo bwo kwizigama. Amen. Yego ni byiza cyane. Uyu munsi ho ikiganiro cy'uyu munsi kiraba kiryoshye pe. Yego ndashaka kubabwira the 5 mistakes, ni ngo amakosa 5 ashobora gutuma udatera imbere, kabone nubwo ufite ikiwango cyo gutekereza gute, nubwo ufite ubwenge buri hejuru gute, ariko hari amakosa 5 ugomba kuvana mu buzima, utayavanamo ukisanga ahantu habi. Karibu cyane aho. Uzi impamvu igihe nkunda urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo. Yego imbaraga z'igihugu. Nk'uwejo nagiye gutanga ikiganiro ku rubyiruko cyangwa umunyarwanda, ariko mbasigira akantu gusa ikintu cyantunguye, bakumvise ngo ngasubiyemo inshuro 100, nako sorry ndabeshye 100, ni nk'inshuro nka 20. None nkabona understanding yawo ntago bishyikira neza. Yaravugaga ngo ejo heza hanjye ntabwo ari amahirwe, ni amahitamo, kwigomwa no gukora cyane. Ejo heza hanjye ntabwo amahirwe, ni amahitamo, kwigomwa no gukora cyane. Agasiro gakeza. Kandi atiri nanjye mu myaka yanjye 60, ejo heza hanjye ntabwo ari amahirwe, no, ni amahitamo, ni amahitamo meza no kwigomwa no gukora cyane. Yes, ubuzima bwacu ntabwo ari betting. Buriya mu kirokore wavuga ngo ejo heza hanjye si amahirwe, nihishurirwa kwigomwa no gukora. Ko twabarokore ntitubeshwaho n'amahirwe, tubeshwaho n'ihishurirwa. Oya benshi rero baratubeshye, kuko baratubwira tubiharira Imana. Buriya ajya kumenyesha ikintu kimwe, tubiharira Imana izabikora. Icyo ni ikinyoma cy'abantu bashaka kugira imbata y'ikintu bakutegereje mutazi. Nuvuga ngo niba Jerry mbona kafitiye akamaro, nzamukubakuba muhishe gutera imbere, yumva ubuzima bwe bushingiye kuri ntambabazi. Kuki mutumva mpatsi bivuga icyo ari cyo? Mugume iruhande. Ntabwo bizi ibyo bintu. Nuvuga ngo ngomba gukoresha amayeri yose. Sinshaka gutakaza iyi shusho, sinshaka gutakaza zino publicity, sinshaka gutakaza ibyo mfite. Noneho kutabitakaza ndakora iki? Ndakubuza amahirwe yo kumitinga n'abandi bantu. Uratuma ngo miruhande. Nta bindi babikora. Ikora n'abashumba benshi babigenza ati naducika ya sonorisation nziza niwe yadahari ntibiba byarenjinga neza, bakakumvisha ukuntu Yesu abikubereyemo. Kandi boko babyukira mu kazi kuki batareka ngo Yesu abibaberemo? Sinshaka ko babwiza ukuri se. Ngo byihurire ngo Yesu abikubereye. Mu masengesho yose nagiyemo. Nagiyemo yose. Abapasiteri bazaga baje gusoza. Ubundi babaga bari ntago mbizi. Abagore babo ntabyo nzi. Abana babo mugasenga umwe umunsi umwe ukarangira, wa kabiri ukarangira, wa gatatu ukarangira, wa kane ukarangira, wa gatanu ukarangira, wa karindwi nimugoroba bakaza ngo aje kuyasoza. Nyine gushyira mu bwonko ugiye nkubwira ibintu nk'umusaza, ntabwo nifuza gutakaza. None mpamvu ushaka gutakaza ni iki? Ndakwima amayeri yo kureba ko hanze hasa.
ngoma aho ngaho noneho nkubwire gusa ihaza byaranje abikore nunambwira uti inzu baranyirukanye nkaguhereze wishyure mbega utuntu twose ushaka nkoroshye ariko ko nkugaburiye ninjoro mu gitondo umunsi napfuye uzagaburirwa nande kutamenyereye kwigaburira. So rero nicyo abazungu badukoreye baduhisha imbaraga zo gukora ahubwo baduha imbaraga zo gukora ibyo bashaka. So nicyo nabwiye urubyiruko ndababwira ngo ejo heza hawe si amahirwe ni amahitamo meza no kwigomwa no gukora cyane. Ku murokore wagiye mu cyumba akabyumva ejo heza hawe ntabwo ari amahirwe ahubwo nihishurirwa kwihangana no gukora cyane ibyo ukabyumva. Akarakana nigeze kubwira cyagihe ngo umuntu wese uzashaka guhagarika iterambere ryanjye iryo ari ryo ryose uko yabasa kose nzamukura mu nzira. icyo mwaba amafana cyose cyane mushumba reka tubihuze kuko ubu nyine turi kubwira abanyamwuka ariko ibintu byose n'abadasenga barimo bari kubyumva. Imana irakora ikora ryari ikora gute tubijyaniremo aho kuko harya wasomye Bibiliya tumaze kubona ko batubwiye ko izabikora kandi tugomba kuyitegereza ikabikora. buriya rero mubwire ngo tegereza kera nari uwo nguwo nyuma y'ibyo uvuga ngo tegereza Imana. Kwitegereza ni byiza. Ese izaza ryari ngewe kera muri 1986 nsenga nyine kurinda ngera mu 2005 ejo bundi numvaga Imana izaza ikabikora. Nza gukanura niga ijambo rimwe gusa iri rimwe rizira ijana rya kabiri rimbwira ndi hano mu butayu ndabyibuka rw'ahantu sa iremera muri Gikongoro nari nkubise ya iminsi 3 ndi jyenyine njyana n'umubingwa witwaje ubuki n'amazi kandi buryo ubuki n'amazi ntushobora kunanirwa kuko ubuki n'isukari akazunguza wakanywa we ngo tuzamarira irindwi igihe nagiye nta n'ikintu njyanye. Noneho ndi gusenga umubyeyi yitwaga mu mazawadi none ndabivuze nta kintu ntwara bazawadi ni benshi ndi gusenga Imana irambwira ngo nta mbabazi mwarimu nayo nyiri mwarimu ni ryari wabonye nkora nta sample nkuye ku muntu ufite iki ngo nguhe umugisha. Ni ryari wabonye nkora nta sample nkuye ku muntu ufite iki ngo nguhe umugisha. Ndeba diplome sanga nayo ndeba perimi sanga nayo ndeba umuryango sanga nawo ndeba mu rugo nta mugore ndeba mu isafuriya nta kintu kiriyo. Irambwira ngo igihe umaze hano shaka icyo mperaho. Find the sample. Shaka ikintu Imana ihera. Nukuri ngiye kureba asanga ijya kurema isi n'ijuru yabigenjeje ite ijya kurema yagize gutya abantu baza kudukurikirana ikiganiro cy'ubwenge abantu bacyumve kandi abantu benshi bahunga ibintu nk'ibi bakajya kumva uburofu. Imana ngikibimbwira nabibwiye umukecuru ati batese ubwo ati we ni nk'iby'abadayimoni ntihoya ni ry'Imana ndatashye ati misi ningwe twavuze ntiweguma nk'ubuki bwawe umaze 3 neza nanegekaye. Irambaza ngo ufite ikimpereho diplome ntayo perimi ntayo umugore ntawe mu biryo mu rugo ushwi amafaranga ushwi ndaho gusa ngo Yesu araza bigenze neza. Koko nicaye nk'umuntu wize Bibiliya Imana ijya kurema isi ubwa mbere ngo hariho ubutaka butwikiriwe n'amazi ngo n'umwuka ugendagenda hejuru y'amazi ngo ahandi hari umwijima. Imana ijya kurema ibanze kuraho umwijima. Ubundi ikiganiro cy'uyu munsi ngiye kuganira ni umwijima utwikira amasezerano bakayoba ntibabimenye. Imana ikuyeho umwijima itandukanya amazi itandukanya n'ubutaka irangije mu mucyo. Urumva hari ibindi yazanye ivuga ngo n'inyamaswa zibeho ariko abahanga bagasobanura ko n'ubundi zabagaho ziciye kuko buriya niyo kamera utunze burya ifite amazi kugira ngo ijye mu ruganda bayikore amazi yabigizemo uruhare. Buriya umva tuvuga amazi arahumanura no mu mabuye hamwe amazi ikintu cyose ugifata kiri nk'amazi byanga byakunda burya
noneho irangije kurema irema ibintu byose igiye kurema umuntu. Please listen, nyumva. I'm listening to you. Ifata bwa butaka ubundi byari kushi, ubutaka munsi, amazi hejuru, umwuka ugenda, umwijima hejuru, bibanzire mu mucyo, irabitandukanye. Ubutaka irabwumutsa, amazi yashyira ukwayo, nuko n'umwuka irawugumana. Uzi ikintu yakoze igiye kurema? Yafashe bwa butaka, fatana y'amazi, ikoramo umuntu, irabomba, irangije ishyiramo wa mwuka. Uya turi isi igenda. Niyo mpamvu usanga afite umwijima mu mutima, undi nta mwijima afite. Turi isi igenda wa mugabo. Yego. Uzagira ibyago ubwo nuhura n'ufite matsiyere ebyiri zonyine gusa. Amazi n'ubutaka. Uwo ngo yavuze ugira ngo nta na Yesu yigeze. Imana irabo. Ifatiye kuki? Uretse gato. Tugizwe n'amatsiyere 3. 3. Ariko harimo abantu bagizwe n'ebyiri. Amazi n'ubutaka. Nta mwuka usanzwe uw'Imana udahari. Uw'Imana wo guhumeka nta bumana agira, ariko afite oxygene. Yego. Uwo nguwo yakubeshya isi ikagwa hejuru, nta kuragira n'ikinyoma. Abana mu rusengero abanarimo ariko ashobora gutera ikorasi yanagutwi ugasanga byose ku munzani birari. Fase akanwa gatukana kanaririmba. Yego. Twihute ageze ku witwa no buriya no mu butayu bakora, no mu Edeni bakora icyaha. Burya ngo hari Imana yishe inyamaswa, barambwe kuri rwo tarushishe. Yego. Yabaremye yishe inyamaswa, usanga Kristo uzadupfira. Tujye kuri uwitwa mukozi w'Imana Mose. Ubwo yarabona igihuru kirimo gishya mu kuva, aratinda. Burya abahanga basobanura ko cyahiye iminsi 3, ntabwo cyahiye umunsi umwe. Ko burya abantu b'abanyabwenge ntabwo bapfa kubashitura uko ubonye. Hari abantu badahinda ubundi. Ariko yari yarahunze ajya kuragira inka, nta diplome, nta cyemezo, arangije anarongora aho hahatswe kwa Midiyani hariya. Kandi Midiyani n'ubundi ni abana bo kwa Aburahamu bavutse kwa Ketura. Yo n'amateka biri ntabwo ushaka kuyajyamo. Noneho ngabona igihuru gishyara cyihorera. Buriya ngo yagiye ku munsi 3 ajya kukireba. Imana iti tukuramo inkweto uhagaze nahera. Ntabwo yakururwaga na Karabaye. Yereka se umuntu wiza arakururwa se. Hari igihuru bidashya se, ntagashongera. Ibihuru nta gihe bidashya. Hagiye abantu batavuga. Ariko ngo cyarashyaga ngo akabona ntigikongoka. Ariko ntabyite yakigira mu ntamaze. Ariko igihuru gishya ntigikongoke niki. Hageze Imana iti kuramo uhagaze nahera. Aho twasimbuka. Igiye kumwigisha ibitangaza. Amubwira ngo ufite iki mu ntoki? Samubwiye mu rugo sample aho ufite nyine icyo ufite icyo hafa ati ufite inkoni. Okay, sawa, irambike hasi. Ko agomba guhangana n'inzoka, irambitse asimbuka inzoka. Mose ati arabaye ibiri ivuga ibintu bike. Yaragiye kwiruka ati fata umurizo, yongera subira kuba inkoni. Ubwiza kuri yongera amubwira ngo shira ikiganza mu gituza cyawe. Ashyizemo ngo kiza cyabaye ibibembe. Iramubwira ngo subiza mu gituza cyawe, ikiganza kiza ari kizima. Muri make kwandura no kwiyanduza biba hanze, biba muri twebwe. Yego rata. Biri muri twe. Ntagiye uzakubeshya ngo runaka yangushije ngo aya. Biri muri wowe. N'ubundi waraguye. Ni wowe ufite. Uwo tumureke. Twamuretse. Umugore w'umupfakazi wari ufite ideni kubera umugabo we. Yego. Amaza ngo ufite iki mu rugo? Mfite utuvuta duke, icyo bita kuzigama, kutamara ibyo kurya. Yego, kutamara ibyo kurya mu rugo. Ukamenya kuzigama. Yego. Ufite duke. Hamwe ati genda utira ibibindi. Yagomba kubitiraho buzura nabo. Atukwirakwize wikingirane. Cyambere kukiyambwe ngo yikingirane. Nuko rubanda bagira akanwa, bagira munwa. Yari kuvuga ati biragiye we nari muri itangaza. Amavuta yahutse mu kirere ntawe ari kuyagura. Yari kumva ari amatuburano. Yego. Duke. Amwigisha kuzigama ati wikingirane icyuzura mu kibika. Wakubikura byumva. Yego. Hari abafite baryo umwanya. Uwo nawe ahera kucyo afite. Umukecuru Serafate agafo yari asigaranye y'Abasidoni ngo yari ati mpanyeho ati mva nkubwiza ukuri nta magambo menshi mfite. Karagafu gake n'utuvuta turarya tuturekera aho ngaho. Ati banza umvugira kanje. Ifu ntiyashize mu kibo kugera ubwo inzara ihavuye. Iyo ni sambu.
bageze mu gihugu cy'i Kanani bavuga ati ariko ahantu tuba hatubanye hato. Umugabo arabwira ati mufate imihoro muteme ikibiraho mubona habakwiriye mugarukiraho. Kuki Imana itabahaye burundu? Ndetse ubundi ko yabwiye ngo bajye mu gihugu cy'amata n'ubuki baragiye baragitora cyangwa barakirwaniye. Sawa, katujye mu isezerano rishya. Yesu akora divayi byagenze bite? Yavuze ati mwuzuze mu kibindi mudahe amazi, yongera ahandi ntiyakuyemo arimo. Kandi bari bayakarabiyemo banimye ko byari beshe kwaruguje abintu binjira mu birori. Avuga ati musuke mwuzuze. Abantu bose uzasanga ari sampo. Inzari bari ati mufite iketi yari imitsima 5 mubinzanire mbitubure. Niryari umuntu yabayeho nta sampo Imana imusabye ku buryo ikabigenza neza. Sugumva urabyumva ariko ndiko byumva. Imana ntitubura ahubwo ikenera sampo kuri wowe, ikenera ikiheraho. Si amagambo. Ufite perimi, Mana wampaye akazi ngirira neza ngo nubihindura, irabihindurira kuki? Ntuganira, ntubana, ntusabana, ntawe uzahuba. Irakubuza n'abantu gute? Kandi ko ibintu Imana idukorera ibanze ikaduhuza n'abagomba kubidukorera. Yego, narakubwiye ngo Imana ishobora kutuguha amafaranga ikaguha abantu. Urumva rero ngira ngo urabyumvise. Imbwira gutyo bituva mu 3 mu 7 nahise ntawe kuko sangasi yakwe standards karimasi nubwo nese umwanzuro ronjya kwiga ushaka sample ndiga ndarangiza numva sishizwe mumerezaho sample nayibonye ati hoya iyo sample ntabwo ari uko nzakora, ahubwo ayo mashuri no kugira ngo nzamure urwego rw'ivuga butumwa nzakugira icyamamare ku isi. Numva nabyo simbireba. Ubaho ndi ni hano mpagaze neza ni hano. Iyo ntaza kuri YouTube se bari kumenya yo muri Amerika. Va kure muri Amerika, mu Rwanda bari banzi bose. Hari nabo dutuye muri Gahanga batazi ko ari jewe. Bazi ko ari umuntu musa. Banambona bakavuza indati ni wese nigiye. Abantu bagasanga nabo twabanaga bari kundeba kubera Imana igira ikiheraho kandi yigihereyeho ibitangaza abantu. Ariko kiba gihari yaramwe ngo kakazi ugiye amashuri wize sinzatuma ukora akazi kayo, ahubwo ndagira ngo nzamure ivuga butumwa. Hari ibindi nakugeneye. Nashinze kampani y'amategeko ndanyifunga ntarakorera na 5 miliyoni. Yego, ndumva icyo nakoze cyaka cya 1.4 miliyoni nacyo bayampa nabi koko. Hari umuntu uguye kiraka akagira ngo uzagwemo nta kintu ukuyemo. So rero hakenerwa sample kugira ngo Imana igire ikikora. Nahise nyavamo ngira ibyo ngira Imana ngo heraho sample heraho kandi kabikora. Cya kabiri mfite sample, gatatu no gukora. So rero urumva abavandimwe Nshuti rubyiruko n'abandi bose Imana ihereko ihere kuki kabiryoshera nta gataruso ucuruza Imana igaho umugisha nubwo batemeye gucuruza mu nzira. Ni ikiri bufate ihereho kugira ngo yubake amateka. Ibyo rero abantu benshi birabarayika ngo Imana yabizi ngo isobanukiwe ngo reka mbyare harera Imana hatunga Imana hakuza Imana. Wapi muri iyi minsi ni hatari. So urakoze ngira ngo ibintu nabyumvise. Rubyiruko Nshuti zanjye, abagabo bakuze n'abagore bakuze, shaka kuvugana n'abantu banakuze. Ntaho wagira imyaka itabasha gukora ntibikunda, ahubwo gukora ibijyanye n'imyaka ufite. Nta myaka yose wagira ku buryo utabasha gukora, ahubwo imyaka ukora ibijyanye n'imyaka ufite. Aragomba gukora. Kandi impamvu tubikora ni ukugira ngo udahinduka umuzigo w'abantu, ahubwo igisubizo cy'abantu. Nuvuga rero ngo uko wamera kose, aho urwego rwose wageramo, inzira zose wageramo, n'ubuhanga ufite, ariko ufite aya makosa 5 nta ntambwe watera imbere. Ikosa rya mbere naryise ubumuga. Ubumuga bwitwa ngo
barambona bate, barantekereza bate, nifatiye imyanzuro baramvuga bate. Ngiyi ndwara ya mbere jeri. Ubumuga bwo gutekereza, gutinya icyo abantu bakuvuga. Ngo mbere yuko ukora gusa ngo nimbikora barantekereza gute, baramvuga bate, barantekereza gute. Ubwo ni ubumuga bwo kuvuga ngo abantu barantekereza, baramvuga bate, barambona gute. Ibyo bigutera gutinda gufata ibyemezo no guhindura intsinzi ugashiduka watsinzwe. Ntabwo dukeneye kwapuruva uko abantu badufata, ahubwo dukeneye kwapuruva imigambi yacu muri twebwe. Rero ubu ni ubumuga butuma abantu badakora. Ngo ubuse nimbikora kana karantekereza gute, ngo ubuse ngo aravuga ngo iki, ngo ko twiganye akaba twara imodoka jewe je kusunika gataro cyangwa se gukaraga capati ku muhanda. Urumva n'ubundi nujya kugisha inama ntabwo uzaba ubayeho mu bitekerezo byawe, uzaba ubayeho mu mitekerereze y'abandi. Noneho ya mitekerereze y'abandi kugushe mu mwoko si yawe, niye. Ubu ni ubumuga. Harimo no gutinda kurongora buri, nabwo ni ubumuga. Yego. Bw'imitekerereze ngo barambona gute, barandeba gute, baranyumva gute, bagira gute, se fiance wanjye mu rugo bazamwemera, bamwemera batamwemera se ishinga birabareba ubundi. Ubumuga ko ngiye kubutera ishoti. Ubumuga mu mutwe. Nimwere kuri ko kabanguri. Igihombo ufitemo utinda gufata ibyemezo ugatsindwa. Uratinda ugatsindwa, ugakererwa. Kuko washatse ko bakubwaniza kandi ni indwara ikomeye. Ubundi amahirwe, ibanga ryo gutsinda ni ugukora, aho ukumva icyo abantu bavuga kandi ukabihorera. Yego. Ariko wibanza ngo banakora wowe, wibanza kumva icyo bavuga, ahubwo banza gukora. Ukore hazaza bavuga ibitari byo navuga ibiri byo, hitemo neza kandi bizakugwa amahoro. Icya kabiri ni ukwisuzugura muri wowe imbere. Negative talk. Ibitekerezo cyangwa se inama. Kwisuzugura imbere muri ntawe ugusuzuguye wowe ubwawe, nta no kuvugishije, ahubwo wowe ufite nk'ubumuga bwo kwisuzugura no kwivuga nabi. Uribaza ukisubiza, ariko ukisubiza ibiguca intege. Negative talks. Kandi ingingo urumvise gutari biraryoshye. Ntawe ukubwiye ko uri mubi, ahubwo wowe wakwireba ukiyita mubi. Ntawe ukubwiye ko udashoboye, wakwireba ukumva ntushoboye. Ni ukuvuga ngo ni ukwisuzugura muri wowe imbere, ukivugaho ibintu bibi. Mimi siwezi, sinshoboye, si ibyanjye, nabikora gute, ngiye gusebera imbere y'abantu. Kandi buriya buri gihe mubwire, akanwa kacu gasa ntigakomandinga ubwonko, ariko gasa nk'agategeka ubwonko mu buryo butandukanye. Ukivuga umwanya uti njye ndabona ntashoboye, kera ubwonko butaba bubyakira, ugatsinda urashoboye, nta gisubizo bwaguha. Oya. Kandi wamaze kuvuga yuko wamaze kwisuzugura muri wowe, ufite imvugo mbi muri wowe, ufite gahunda mbi muri wowe, wumva ibintu byose bigukoraniyeho, kavuga oya ubwonko butiho ko wamugani ntamba baryama ntabyo ushoboye ryama. Permise sha wayibona gute udatanze amafaranga? Bayatangaye ko ntawe cyo ushaka kujya amageragere, akumvisha ko uzabona perime ko wayiguze kandi ntibikunda. Ese ubundi urashaka perime uzakora imodoka? No, Yesu akeneye sample icyaheraho. Reka buriya njyewe ndi gusenga mbwira Imana ngo Mana, dore mfite diplome, mfite na perime, nshira inzira. Undi akaza, Mwami Yesu, inzira ugenda guhinduka, ndemera. Ararema iki? Ufite iki? Urareka niki? Birasobanutse. So rero kwisuzugura in yourself, negative talks imbere yawe ukivuga nabi, bwa bwonko bwawe buhita bukumvisha yuko uri imbwa yayindi ikeneye no kumoka. Genda kangurira umujene, umubyeyi, umuntu wese kivuga ngo ndashoboye, genda Yesu turabashije.
unshoboza ndi iruhande. I will win this situation. nzabicamo, nzayitsinda, nzabicamo, nzabinyuramo. Iryo jambo kumva rirahari. Icya gatatu kugira ngo tugire nicyo twita overthinking, gutekereza cyane birenze. Ntabwo amahirwe n'ibisubizo bizanwa no gutekereza cyane, bizanwa no gukora cyane. Hari umuntu utekereza akagira analyze, bayita mu cyongereza ngo ni analysis paralysis. Analysis paralysis. Uranaliza bikarenga. Nyine ni ukwanaliza kwa paralyze. Ni umuntu utekereza ibintu biri hejuru beyond, akabati kujya ntabwo nakubaka inzu y'ibyumba na salo kandi ngo ubushobozi reka ntegereza abe etage, reka mbanze ngire gutya, agakora icyo twita nyine analysis paralysis. Noneho agatekereza ibintu bidashoboka, overthinking. Tekereza ibijyanye n'ubushobozi bwawe ariko bikore. Ubwato buto butuma wubaka ubwato bunini. Bigende gake gake ari kuri kuko uhera ku igare ku gicugutu mwakoze mu biti, ukagera ku igare, ukagera kuri moto, yenda ukazatinda kuri moto ugura nyinshi gute na business. Ibasha kugira moto 20 ivuye kuri imwe, wagura n'imodoka. Utingera mu modoka, ariko byose bitwara procedure. Genda abantu bafite nk'amaduka, ugasanga amazi imyaka 14 ari mu nzu atarayiva amagicuruza, ariko wareba urwego agezeho ugasanga consistency uhozaho. Consistency muri analysis paralysis ntacyo imara bica intege. Gutekereza gusa ugahora uri mu buriya mfite abagabo n'ibishuti zanjye n'abagore bahora mu mitekerezo ngo rero tube dutekereza icyo tuzakora se. Oya, ntabwo giye ngo no nkwereke icyo ndimo nkuru kigireho. Ntabyumve. Urumva rero iyi over analysis paralysis ni ugutekereza gusa, nta bikorwa, nta gahunda, nta kingwa cyane cyo twita ikibazo kintu bakeneye ngo perfect time, igihe cyiza, akishyira muri comfort zone ngo hari igihe cyiza wapi, igihe cyiza. So iyo overthinking buri gihe koriyanta uvuga ngo wakiza kandi nta gikiza kiba gihari. Yego. Icyakane duhorana ariko icyagatatu cyo kimana gusenya abantu cyane. Yego. Icyakane ni kuogopa kushindwa, fear of failure. Gutinya gutsindwa. Kandi gutsindwa it's a part of development. Gutsindwa nabyo ni ntambwe yo gutera imbere. Yes, kuko aho watsindiye usunyuma ukahakosora, kuko ntiwatsinda utakoze. Yego. Soro hari abantu bagira iyo fear of failure. Ati oya, sinshaka guseba reka no, try and fail, but don't fail to try. Yeah. Cyane. Ibi rero byewe ko muri abo ntabwo ndimo. Ntabwo urimo pe. Aya. Urakora. Asiyeshindwa siyo mushindaji. Udatsindwa ntabwo ari we utsinda, mutsinzi. Ubutsinzi bugomba banza utsindwa ubyumve, umenye n'ubaro wo gutsindwa, wiga uko ugomba gutsinda. Buryo watsinzwe n'umenye uburyohe bw'intsinzi. Akabaro k'intsinzi. Yego. So rero ugomba kugerageza ukongera ukagerageza ibi biriya cyangwa na biriya, kuko Kristo agiye uzahora n'ibintu byawe nk'uko wabitekerezaga. Ingingo ya 5 mbi, ikosa ribi rya 5 no kwigereranya. Kwigereranya pe. Bakigereranya ugasanga ati naba nka kanaka nka runaka. Iyi ni indwara. Ntukigereranye, ahubwo wowe kora, numara gukora uzagera kure. So we need a brinker. Yego. We need a brinker. Brinker. Brinker nayo kubwiye yuko n'ururimi rwo muri Amerika, mu cyongereza cya British ni indicator, kinyoteri. Wowe shyiraho kinyoteri cyerekana aho werekeza. Kandi uhajye witukata. Uzarebe yuko ukoze ibyo bintu mu muhanda ugahita uhindura nturacanganyikirwa. Vuga uti niba ndi bugi bumoso ngiye gukora iki,
kwigereranya n'uwo muntu mwihorere, ntuzi icyatumye azamuka, ntuzi ibyo atunze aho yabikuye. Ashobora kuba atunze amarira y'abantu kuruta ibyiza by'abantu, ashobora kuba yarahemukiye benshi. No, wikwigana, ntiwigane ingendo ye, ntiwigane imvugo ye, ntiwigane uko arya, ntiwigane uko anywa. Wowe ufite uko wahamagawe, giza abantu ku ntego wifuza. Jya mu cyerekezo cyo ufite blinka zawe. Yego, double blinka cyangwa single tu. Kandi nunagera aho mvugiye kugera, ntibakubaze ngo byaje bite ngo utangire usobanure. Bo barabizi, barabiguhisha. Yego, nakubwira ibyo bamishize kubera iki. Ngayo ngukora ibyo nshaka kubaganiriza ibintu bitanu. Nubwo wawe dushobora gutera icya mbere ni ubumuga bwo kuvuga ngo abantu barantekereza bate nimbikora. Nugenda gutyo uzakora ibyabo. Kabiri, mukambere nkomeze nkwibutse ko amahirwe imbere aheza hacu imbere ntabwo ari amahirwe, ubwo ni amahitamo meza no gukora cyane. Ikintu cya kabiri ni ukwisuzugura wowe ubwawe. Muri wowe imbere ukisuzugura, ukumva ko ntacyo ushoboye, nyamara ubwonko ugatabuka ko ntacyo ushoboye kabisa. Icya gatatu ni overthinking, ni kurenga kipito, no gutekereza birenze ariko ntugire ikintu ukora. Analysis paralysis, ugasa umuntu atekereza ariko ntakora. Icya kane ni ukugira ubwoba bwo gutsindwa. Hoya, tsindwa n'ejo uzongera ukore umuntu ntacyo uzaba. Icya gatanu ni comparison, kwigereranya. Ntuzongere kwigereranya, ntukarye wigereranya, ntukambare wigereranya. Reka tubwizanye ukuri, umuntu arihambuye afashe telefone ihenze, ni credit, azagwa mu ngoti wayo ko n'agatoroshi vuga warwana n'iki. Rwana n'iki? Ushaka iPhone. Hari uwambwiye ngo arashaka nk'iyi ngiyi ntikagira inkuru. Ndamwihora ati nabibona Nyabugogo. Ndamubaza none se iyi ngiyi ngewe ntabwo ariyo nitabiraho. Iyi nkorera ibintu byose byiza bijyanye n'uko ndimo ncuruza. Wowe ugiye gucuruza iki? Ngo ndashaka nk'iyo ngiyo, ngo cyangwa nzagure iPhone Pro 7. Nufite se ko mbona utagira ikibanza, nka utagira inzu, nkabona utagira urwana n'iki? Kwemezanya tu. Nta mpamvu yo kwigana, buriwe mu buryo bwawe. So Imana ibahe umugisha, mugubwe neza kandi data bishimire mu izina rya Yesu, amen.